turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru bene data turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho bene data hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni nkuru nziza nta bizatugerageza turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi abarokore twese yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho bene data hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho Uwiteka turagushimiye ko uri umwami mwiza uburinzi bwawe burakomeye waraturinze uturindira mu isi mbi uturinda umujinya wa Satani uturinda n'umujinya w'abantu abantu bari bihinduye inyamaswa z'inkazi bisajije batubarira iminsi tuzamara bishingikirije ku byatsi batwahiriye urangije ubihindura expired bashiduka bidukujije bihinduka intungamubiri zidukuza baraskwata si ubwa mbere habaho guskwata ari umunsi Herode yigize inkunguzi afunga Petero aravuga ngo azamwica nejeje abayuda uramureka mushyiramo kugira ngo umwereke imbaraga zawe
ubundi hari ukuntu ubacanga ukabareka ukabubaretseho gake bakagira ikintu badukoraho bakabanza kwiyemera ko bashoboye. Ufite ukuntu bareka bakabanza bagakatisha Abisiraheli amatafari kwa Farawo bakagira ngo badushoboye. Ufite ukuntu bareka tugatinda gushakaho gake bakagira ngo badushoboye kubw'imiti yabo. Ufite ukuntu bubaretse bakabona tumaze iminsi turyamye uburozi bwabo burimo bitwirukanka mu mubiri ukabareka bagaserebura intsinzi bakagira ngo turapfa. Ikintu ngukundira ufite ukuntu banza ukabacanga. Bamwe bagafata ijambo abandi bakajya guserebura bakanywa kamwe bazi ko bakoze. Ufite ukuntu bacanga tukamara iminsi turi mu nzu tudakora bakagira ngo barashoboye naho urashaka kubiyereka bundi bushasha. Iyo wabacanze rero nkuko umaze iminsi ubacanga uba ugiye guturitsa ikintu kiremereye gituma uhera ku wa mbere aceceka ugahera ku wa kabiri nyina wabo aceceka akagera kuri nyirasenge baceceka bakagera kubo barepetana baceceka bakagera kubo biganye baceceka. Ukora ikintu gihera ku murongo kibacecekesha bikazagera no kuri wa mupfumu wabahaye imiti baceceka bikagera no kuri wa wundi bahiguye baceceka bikagera no kuri wa wundi bahaye n'ihena y'ibara rimwe baceceka. Ubundi ugiye kubacecekesha urabareka bakabanza bakabitimu. Haleluya! Hari itimu ugiye kwambura ijambo aha hantu. Itimu yafashe ijambo ngo uyu ntazashaka ngo ntazabyara ngo ntazabarera ngo ntazabashingira ngo ntibaziga. Mana we ufite ukuntu begeranya warabegeranije bituma Petero yiryamira aranasinzira kubera ko aza amakuru y'ubwami bw'ijuru. Igitotsi gikase abitorero baravuga bati Uwiteka Nyiringabo Petero agiye kwicwa n'umugabo utarigaburo. Abandi bati Uwiteka Nyiribihe Petero yaduhagurukije ku irembo ryitwa ryiza none umupagana agiye kumwica. Abandi bati Uwiteka abwiriza ubutumwa 3,000 bigakizwa nari mpicaye. Abandi bati Uwiteka ni gute umupagana afata ijambo akivovota akumva arashoboye agatangira kubaza ngo Imana yacu iri hehe ugaceceka. Abandi bati Nyakubahwa ni gute Herode ari bwice Petero mu rwego rwo kunezeza abayuda habaye igitaramo umuntu w'Imana agapfa nk'imbwa aragukoreye. Ayo masengesho yose arazamuka. Ikintu ngukundira wumva amasengesho. Uri Imana yumva amasengesho. Ayo tuvuga mu Kinyarwanda urayumva, ayo tuvuze mu Cyongereza urayumva, ayo dusenze mu Gifaransa urayumva, ayo umwana muto urayumva, ayo umuntu ushaje urayumva. Uri Imana yumva amasengesho. Mwuka Wera we uzi gusapotinga amasengesho ukajya kuniha iminho tutavuzwe. Aya masengesho yaya masaha iki gicaniro cyasinzatuza natwe twafatiyeho ntabwo tuzatuza. Tuzikunguza imbere y'imbaga, tuzikunguza imbere y'abakonikoni, tuzikunguza imbere y'abaturwanya, tuzikunguza imbere y'abavuze ngo tuzabimbwa, tuzabazamukana. Uwiteka sinzi n'ahantu bakuye ko tuzabimbwa kuko ntituvuka kumbwa. Uwite aba bantu bafashe ijambo baravuga ngo tuzapfa ntacyo tugezeho. Kandi Uwite uyu wabivuze nta nubwo akora kuri bake mbikaho ahantu abihera simpazi. Uwite sinzi impamvu abantu bavuga ngo arize ariko ntazayasoza kandi atari bo bahagarariye ibigo twigaho. Aka kanya rero ndashaka Uwiteka shigikira aka kanya ndwanye mere ku muto ngere kuri mwene wabo, ndwanye ngere ku itimu, ndwanye ngere aho babibika, ndwane ngere kuzimu, ndwane ngere aho bipfunditse korose ry'iburyo n'iry'ibumoso mpirika abadayimoni b'impanuka ndatembagaza bazimu b'impanuka muri uku kwezi kwa kane. Ikorose ry'iburyo n'iry'ibumoso noherejeho ibibombe mu izina rya Yesu. Ndohereza ibibombe mu myuka itegereje kuniga abana kwa muganga. Iyi myuka ishaka kubanigira mu mabombone ndoherezaho amabombe, ndoherezaho amabombe ku bantu bari kubyara bageze ku gisa cya 2 n'icya 3. Ndoherezaho imbaraga inda zizingukire muri iri sengesho. Ndohereza imbaraga kuri aba bakobwa bagumiwe, bamwe barishifanye abandi barahombanye. Uri Imana isobanura ibidasobanutse, uri Imana itabara ukagera no kubahombanye. Imbaraga zaho babazingiye ndazintendekaho, abazingiye mu
mu giti ndabamanura, abazingiye mu butaka ndoherezayo umuvu, abazingiye ku byasi ndabimena, abazingiye ku bisabo ndabimena, abazingiye ku bicuma ndabimena, abazingiye mu muhanda ndamenagura. Izi mbaraga zafasha abantu bagahinduka abakorone b'abandi, bakavuga ngo azapfa atikoreye, bakaba barahindutse abaja b'abandi, bagahinduka abakorone b'abandi, bagakora ntibagire icyo bageraho, bagakora ntibatunge, nta kamoto, nta kamodoka, nta kabanza, nta nzu, kandi akoze imyaka irenga 10. Iyi kampani ayikozemo imyaka irenga 10. Izi mbaraga bohereje, ndoherezayo umuriro, ndohereza umuriro, ndohereza umuriro, ndohereza umuriro, umuriro w'Imana ndawohereza. Iyi myuka ituma abantu badatera imbere barize, abantu barize bavunika, biga kunguzanyo, biga ababyeyi bagurishije udusaka, biga ababyeyi bagurishije utunyana, biga ababyeyi bagurishije uduhene. Kugeza izi saha iyi diplome imaze kumera nk'icyangombwa kibitse. Iyi diplome ntabwo ari icyangombwa cy'ubutaka, iyi diplome ntabwo ari ifoto bamanika, iyi diplome ntabwo ari umwenda uzinze. Imbaraga zitendetse kuri iyi diplome ndazitwika, ndamenagura uyu mwuka utuma umuntu agiye kwibagirwa icyongereza aragitsindaga, ndamenagura uyu mwuka utuma abantu badatsinda, ndamenagura uyu mwuka utuma abantu badatera imbere. Uwiteka Mana yampamagaye, nshigikira, wampaye amavuta yo kubohora, wampaye amavuta yo kubohora. Urambwira ngo uku kwezi nzabohora abantu, ndabohora inda zitabyara, ndabohora abo bazingiye mu mihango, ndabohora abo bazingiye mu misatsi, ndabohora abo bazingiye mu bipande by'imyenda, ndabohora abo bazingiye mu mazi atemba, ndabohora abo bazingiye mu gitaka, ndabohora abo bazingiye ku ntebe bicaraho, ndabohora abo bazingiye aho baryama, ndabohora abo bazingiye aho bakorera, ndabohora abantu bazinze. Izi mbaraga z'uruzingo ndazifashe mu butware wampaye, ndazifashe nzisubije bene zo. Uyu muntu wabigizemo uruhare kugira ngo uyu muntu azingame, mushubije ibye, nafata ibyo mu izina rya Yesu. Mbahaye inzingo zabo mu izina rya Yesu, nibafata ibyabo suka n'agatebe Huye. Mbaraga mwakoresheje twarabavumbuye. Uwiteka ampagurukije ndi umuriro mu izina rya Yesu, ampagurukije ntabasiga amahoro. Akagabo gahimba kandi kataraza, akaruta kandi karakamira. Uwiteka Mana nyiribihe, Mana ishobora byose. Abantu baradepoje, badepoza mu bijyanye n'ibyo batize, baradepoje bashakisha akazi. Satani aritendeka, ugiye kubona akazi bati wapi, aha harakora ikene wabo. Ugiye kubona akazi bati wapi, aha harakora utanga igitsina. Ugiye kubona akazi bati wapi, aha ngaha hakora umuntu twaturukanye hakurya iyo. Ugiye kubona akazi bikanga, ugasanga usimbuwe n'umuntu wabonye amanota mabi, waratsindaga. Izi mbaraga zakuboshye, izi mbaraga zazinze amahirwe, izi mbaraga zazinze iterambere ryawe, izi mbaraga zazinze ejo hawe, izi mbaraga zakuzinze nanjye ndazitwika. Nzitwitse nishingikirije ku butatu bwera, Imana Data, Imana Umwuka Wera. Mana shyigikira, ntwike izi ngabo zaje muri aba bana waduhaye abantu. Uratubwira ngo umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Iryo jambo turarisoma. Tubyara abahungu n'abakobwa, tubabyara batabishaka, tubabyara bavuga ngo ntituzabakuza, tubabyara bavuga ngo inda zidazaduhitana. Abana barize, none umwe muri abazanye umutanganazemo. Bamwe bagiye mu muhanda babaye imbobo, abandi babaye indaya, abandi bataye ingo z'ababyeyi, abandi bahindutse za mayibobo, abandi bahindutse ibirara. Mfasha aba bana bose mbagaruye mu ngo. Umwana wese natahe akandi wabo, mbakuye mu mihanda, mbakuye mu bubari, mbakuye mu maroji, mbakuye mu bihuru, mbakuye mu maveni, mbakuye muri za kaburimbo, mbakuye mu bubabo, mbavanye mu kabari, mbavanye ku nzoga. Musubire iwanyu mu izina rya Yesu. Musubire iwanyu. Abataha mu rugo rw'umupfakazi musubireyo, abataha mu ngo z'ababyeyi musubireyo, abataha muri famiye musubireyo. Mbasubije iwanyu. Byakozwe n'abazimu, bikorwa n'umurozi ufite akanwa ko kudongera. Yabadongereye ku miti,
jye mbadongereye kuri Bibiliya, mbadongereye kuri Bibiliya mu izina rya Yesu, mbadongereye mu ijambo, ndabadongerera kuri Bibiliya. Babahambiriye ku giti, mbahamburiye kuri Bibiliya. Babahambiriye ku mbaraga zabo, mbahambuye nishingikirije ku ijambo rya Bibiliya. Ndabahambuye, aba bana mbahambuye aho bashyizwe, mbahambuye ku rumogi, mbahambuye mu butinganyi, mbahambuye ku biyobyabwenge, mbahambuye ku nzoga, mbahambuye mu busambanyi, mbahamburiye kuri Bibiliya, mbahamburiye ku Bibiliya. Abana ni umugisha, abana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. None ikigare kirabigishije, abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Niko Bibiri ni kuvuga ko abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Ntituza ahantu inkunguzi zivuye zigisha abana bacu ubuyobe, zibigisha gukuramo amada, zibigisha gutingana, zibigisha kunywa urumogi, zibigisha kunywa itabi, zibigisha kwica iperereza. Ndabahambuye, nibagaruke, nibatahe, 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 nibatahe. Ndabagaruye mu izina rya Yesu wanesheje. Mana Nyiringabo, ndacyura n'abagabo bataye ingo, ndabacyura mwabagabo mwe, ntabwo ndabitendeka muri uku kwezi kwa sinzatuza. Abagabo bataye ingo basanga ngo abagore ngo bibitomati, ngo basanga abagore ngo bibyohe bigenzi byabyo, basanga ngo abagore ngo bateye neza, ngo batishifonye, bibagirwa ko basezeranye ivangamutungo, bavuze ngo tuzatangwa n'urupfu ngo cyangwa Kristo agarutse. Ndabafatira kuri ino ndahiro mwabagabo, ndabafatira kuri ino ndahiro, ndabafatira kuri iki kiganza cyabasezeranije, ndabafatira kuri iki kiganza cy'umushumba wavuze ngo cy'Imana afatanije ntawe ugitandukanya. Ndabafatira kuri iyi ndahiro, nimuve ku ndaya, nimuve mu ngo z'abandi, nimutahe, mutahe, mutahe, mutahe. Rabasayigarabo nitikita kwataya basangotada, mutahe, mutahe, mutahe. Zingo za kabiri ndazisenyuye, ndahirika izingo za kabiri, mutahe, ndazihiritse mu izina rya Yesu. Byakozwe n'abagome, bikorwa n'abantu batizera, mbikoze nizera. Nzamuye Bibiri imbere y'Imana. Abagabo bagufi batahe, abagabo bananutse batahe, abagabo bize batahe, abagabo barebare batahe, abagabo batahe bave mu ngo z'abandi, batahe bava aho binjiye, batahe bava aho basambanira, batahe bave mu marogi, batahe bareka kuryama mu mamodoka bakoreramo ibyaha. Ndabacyuye, 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 ndabacyuye. Ni mutahe mu izina rya Yesu. Muri sinzatuza ntabwo tubaturiza Uwiteka. Hari abantu barimo bapfirino bafite bene wabo hanze, hari abafite basaza babo muri Amerika, hari n'abafite bashiki babo muri Amerika, hari n'abafite bagenzi babo hanze y'ibihugu. Baragiye barakora, barahirwa, barakora, barakira, none kugeza izi saha barabibagiwe ibyo babasezeranije, ntibabikoze, ahubwo bari gufasha abandi batagira icyo bapfana. Uyu ni umwuka waje uturutse kwa Satani, undi uturuka mu bakonikoni ngo bazavukana. Ariko abandi kubabona, hari abantu bane hano bafite iki kibazo. Ngiye kubakorera kuri Bibiliya, ngiye kubakorera ku muti, imbaraga bakoresheje. Hano hari ziziruta, hano hari amavuta, hano hari amavuta ahambura. Kugeza izi saha ntacyo babamariye, kugeza izi saha bari gukiza abandi, kugeza izi saha barabihakanye, kugeza izi saha nta nubasuhuza, na telefone zanyu barazifunze, wagira ngo ntimuvukana. Ndakomanga ku bwonko bwabo, ndakangura ubwonko, ndabakomangiye, ndabakomangiye. Izi manyinya nizibarekure mutahe, ndabakomanga, mbateje inkomanga, mbateje inkomanga, mbateje inkomanga, mbateje ikidodo. Mutima wanyu ndawukanguye, mutima wanyu nihugukira iby'ijuru. Abanyoko mwasize bakaba bagiye kwicwa no gucishuro, nimubibuke, nimubibuke. Baso mwasize bakaba basaziye mu bikote, nimubibuke. Uyu mwuka waje w'inzanga no kutagira icyo mumarira bene wanyu, nimubibuke, nimubibuke. Aho mwabasize murahazi, ibyo babasezeranije murabizi, murabyibuka, nimubibuke. Ndabakomangiye, bashiki banyu mwasize bishwe n'inzara, basaza banyu mwasize bishwe n'inzara, nimubibuke.
ni mubibuke n'abakorera ino bakaba barariye bene wabo kugeza izakaba nta cyakumarira kandi ukumva kimariye abandi. Barimo barambika za korari imwe mwamba ubusa muvukana, barimo barubaka insengero zabo zidagize icyo zimaze. Ndagaruriye imitima, va ku giti dore umuntu, va ku giti dore umuntu. Aba bantu nabazanye nibaza bagira icyo bakora mu izina rya Yesu. Ndagarura abantu baguye bavuye mu nsengero, bari bakijijwe, baririmbaga, abandi bavugaga ubutumwa, abandi barabadiakoni, abandi barabarimu, abandi barabapasiteri, bavuye mu nzu y'Imana. Bamwe bigira gushinga utubari, abandi bigira mu byaha bitandukanye. Icyuho kirahari, cyuho kirahari. Igihe cy'isarura kigiye kugera, abakozi bose batahe, umwami wabo bakire, ababwira ati mwakoze neza, mwatangije iby'umwuka, mwahindutse abagaratiya, none murashaka gusoresha iby'umubiri. Imibyizi mwatanze mu murimo iyi ndayiburana, imbyuma mwaguze ndabiburana, sengero mwubatse ndaziburana mu izina rya Yesu. Ndaburana ibikoresho mwaguze mu nzu y'Imana, ndaburana isima mwashyize mu nzu y'Imana, ndaburana amadirishya mwashyize mu nzu y'Imana, ndaburana amabati mwaguze, ndaburana inkarakara mwabumbye, ndaburana amabuye mwatunze, ndaburana ibyuma mwaguriye za korari, ndaburana amatike mwatanze, ndaburana ibiryo mwatanze. Ndabiburanye, nimugaruke mu murimo, nimugaruke mu nzu y'Imana, nimugaruke. Ndabagaruye abahaguye, abataye inshingano, ndabagaruye mu izina rya Yesu. Nibagaruke mu murimo w'Imana, nibahinduke kandi bahindurwe mu izina rya Yesu wanesheje. Witeka nyiribihe. Abantu bamaze iminsi bumva bashoboye, bamaze iminsi bishingikiriza ku mana zabo, bagatera bikemera, bagaruga bikemera, bakazinga bikemera. Aka kanya ndihanukiriye ku bantu bitwa abakonikoni, abakoresha amahembe ayo bohereza aho bayohereje, ndayabasubije. Ibitega bohereje mu mitwe ndabibasubije, ibyo bohereje mu mara y'abantu ndabibasubije. Ariko muri iki gicaniro ndabona umuntu urwaye indwara y'amara, ayimaranye iminsi myinshi cyane, ayimaranye iminsi myinshi cyane, arya ibintu mu makondisiyo, ahorana amakondisiyo mu mirire, ngiye imiti ya buri munsi. Uwiteka nyir'ingabo arambwiye ngo akijije amara yawe, kandi n'amara y'amarogano Uwiteka aragukijije. Uwiteka nyir'ingabo shyigikira amasaha, mpambure, mbohore abantu baboshye ibifu by'abandi. Ibifu buri munsi barabibaga, ibifu buri munsi bahora ku nshyushyu, ibifu buri munsi bahora ku biboga bitogosheje. Abantu barekeshejwe ibiryo n'abakonikone. Uwiteka nyir'ibiremwa shyigikira aya masaha, ntegeka ibifu bikire, ntegetse ibifu gukira, ntegetse matirisi kuba nzima. Ndamena ibibyimba byo muri matirisi, ndamena ibibyimba byo mu bwonko, ndamena ibibyimba byo mu nda, ndamena ibibyimba byafashe ku mugongo, ndamena ibibyimba. Hari umuntu uri kunkurikirana uri wa Faisal we, arwaye ikibyimba ku mugongo we. Uwiteka nyir'ingabo avuganye nanjye aka kanya ngo arakimennye. Arakimennye niko avuze, niko Uwiteka avuze, niko nyir'ibihe avuze, niko nyir'ibiremwa avuze. Arakimennye. Ya urakoze, yego urakoze, urakoze wa ntwari we, urakoze wa Mana ishoboye. Mana uri mu kazi, Mana uri mu kazi, 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 uri kuvura imitwe, uri mu kazi, uri guhambura za Trump, uri kuzibura, uri mu kazi, uri kuvura abantu asima, uri mu kazi, uri gutakora amaraso, uri mu kazi, uri mu kazi, uri mu kazi, uri mu kazi. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye nyir'ingabo Imana, uzaza ntuzaceceka, uri intwari mu ntambara. Iyi tariki tuyigejejeho batabishaka, turaramye, turasugiye, turasagambye batabishaka. Amateka yacu ntiyatwemereraga kugera muri uru rwego, aho twanyuze ntibatwemereraga kugera muri uru rwego. Imivumo n'amagambo mabi batwatuyeho ntibyatwemereraga kugera aha hantu. Ariko akanwa kawe keza, hayiwe akanwa kawe Uwiteka katuvuzeho amagambo akomeye. Ndabatabaye, nzabana namwe, nzabagenda imbere, nzaringaniza ataringanije, nzabaha umugisha, nzabihesherezaho icyubahiro. Amagambo yawe meza atugejeje, Yesu we, atugejeje aho batashakaga. Amagambo yawe meza, imvugo yawe ni nziza, imvugo yawe ni nziza Uwiteka, utugejeje aho badashaka. Imvugo yawe iratwimuye. Muri nzabagenda imbere, nzavunagura
nzamenagura inzugi z'ibyuma waramenaguye, twarabibonye uburyo umenagura abantu bajya mu mazu yabo, twarabibonye uburyo umenagura abantu bakagendera mu modoka, twarabibonye uburyo umenagura abantu bakurira indege, twarabibonye ukuntu umenagura inzugi. Guhera aka kanya hari inzugi zari zarakinze ibintu, hari inzugi zari zarakinze ibisubizo by'abantu, hari inzugi zari zarakinze amateka y'abantu, hari inzugi zari zarakinze ibyabo. Aka kanya ndakingura imiryango yose ikinze, ni wowe ukingura ntihagire ukinga, niyo ukinze ntawe ukingura. Aka kanya ndamenagura inzugi zakinze ibisubizo by'abantu, ndazimenagura. Ikintu kimenaguritse nta musuderi cyabona, ikintu cyamenaguritse ntawe ugiteranya. Ndamenagura ubushomeri, ndamenagura ubukode, ndamenagura uburwayi, ndamenagura intege nke, ndamenagura igisuzuguriro, ndamenagura kutabyara, ndamenagura mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, ndagushimiye. Ikiganza cyawe nikigendagende gikore kuri aba bantu bateraniye aha hantu. Ikiganza cyawe nigihindura ibintu bihinduke. Ikiganza cyawe nikigorora ibyagoramye. Ikiganza cyawe nigitange akazi. Ikiganza cyawe nigitanga abagabo. Ikiganza cyawe nigitange materiyeri, gitange inkwano. Ikiganza cyawe nigitange visa. Ikiganza cyawe nigitanga amahoro muri izi ngo. Ikiganza cyawe nigihindura ibintu bihinduke. Urakoze, ndagushimiye Mana kuri intwari mu ntambara. Uracyari ya Mana ivuga bikaba. Iyo utegetse ibintu byose birakumvira. Tegeka ibintu bikumvire, tegeka amafaranga akumvire, tegeka amahirwe akumvire, tegeka abana bakumvire, tegeka ibyanze bikumvire. Tegeka Mana, tegeka Mana, tegeka Mana, tegeka ubugingo bwanjye. Tegeka Mana, tegeka. Mwamba Yesu niye mwamba, nurutare Yesu nurutare. Twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye ari we Yesu. Uyu muntu witwa Josephine ari muri Amerika. Uwiteka avuganya nawe ngo akira ubuzima bw'umutwe. Dore umutwe wawe aka kanya uri guteramo imisonga, uhorana ibicuro mu mutwe. Dore Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe ngo akira ubuzima bw'umutwe. Niko Uwiteka avuze. Akurinze kwirukanka ku musozi, akurinze kuryama iminsi kwa muganga ukurikiranwa. Uwiteka avuganye nawe ngo akira ubuzima. Ibyo bakwandurishije Uwiteka bigukuyeho, kandi Uwiteka avuganye nawe ngo akubabariye ibyaha. Ankura marankiza nari mwisayo. Haleluya Yesu, ndagushimiye kuri Imana ihinduye amateka. Uri Imana ibzimbuye amaguru. Ndabona amaguru ari kubzimbuka. Ndabona hano hari umugabo urwaye amaguru yokera, watereka mu mazi agashyuha. Hari abadamu bane babzimbye amaguru. Uwiteka akiriza kuri iki gicaniro. Muzakorera Imana, muzakorera Uwiteka. Uwiteka arabarogoye, muzakorera Imana. Dore uyu mugabo ufite amaguru yokera afite n'ibimenyetso by'impyiko zihora zimurya. Uwiteka gukirije rimwe indwara urwaye kubw'iki gicaniro wajeho. Akira ubuzima. Niko Imana ishobora byose ivuze. Haleluya, 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 haleluya. Uri intwari mu ntambara. Wa ntwari we, haguruka nk'intwari. Iyo uhagurutse nk'intwari ibintu byose birahunga. Iyo uhagurutse nk'intwari abamidiyani bapfa ntawe bakozeho. Iyo uhagurutse nk'intwari abanyagiputa bagwa mu nyanja. Iyo uhagurutse nk'intwari Goliyati apfa yishwe nibuye. Iyo uhagurutse nk'intwari igihumbi bagwiriyeho ibishwe n'umusaya. Iyo uhagurutse nk'intwari ibyigomeke birahunga. Iyo uhagurutse intwari ziratinya. Haguruka muri uru rugo, haguruka muri aba bantu, haguruka muri aba bantu bagusenga. Haguruka utabare, hagurukana ingabo nini n'intoya usubiza ibyifuzo biraha Mana. Wanumye muri ubu bwoko ngo nze mbusengere.
urambwira ngo uzampa imbaraga kandi nanjye ndi kuzumva, urambwira ngo uzanshyigikira kandi Imana ndi kubibona kuri kunshyigikira, urambwira ngo uzankomereza muri uyu murimo kandi koko ndi kubibona uburyo uri kunkomeza. Yesu we, nshyigikira ibyifuzo by'aba bantu bihinduka ibisubizo. Abafite ibizamini ndabisengeye, byaba ibyo mu ishuri, byaba iby'amaperimi, byaba iby'amaprovisoire, ibizamini ibyo ari byo byose tubishyize imbere yawe. Uwiteka we, twatuye intsinzi, abantu nibatsinde, turatura ubwenge mu bana waduhaye, turatura ubushobozi, turatura iterambere mu mishahara waduhaye, turatura gutera imbere, turatura gutungurana. Uduhe haleluya. Urakoze Yesu, ndagushimiye kuri intwari mu ntambara, ikiganza cyawe kibane n'umuntu wese, mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese. Haleluya, haleluya. Uri Imana ije guhoza uyu mudamu wazinze ngo agiye kwahukana. Hano hari umugore wazinze imyenda ye ngo aragiye yesubiza imyenda mu magariderobe, indu yisubize mu mavarizi, inkweto zisubize aho zigomba kujya. Uwiteka aravuze ngo wige